kunyemeza. Uzanyemeza gute? Ndakwereka ikintu kimwe ubundi agateke gahora mu kibuno akakandu urasasira kuzumve ndi kuvuga iyo ndakaye nge ndishitani ndigitahamisi uburozi bwica butinze uziko nshobora no kukubwira ijambo rimwe ugata umutwe kandi ari ijambo nkubwiye ugahita utoragura amashashi kubera ko wandakaje. Wowe nde? Njyewe pe na Nyiramugisha wo kwandigize Jana Kimani za Nyeruzi. Wowe nde? Nge Nyiramugisha pe na gateka teri pase kadahunga ngobanwa n'umuyaga waraye kumaza kiyorose umuyaga bitariki uzafora icanzanye. None uzanyemeza ute sera? Nzabibona. Ubwo se giye umwanya ko n'inzu nyikorera. N'inzira yikorera? Iyo ndakaye. Dukomeze nukiri ubusa gusa ntuke hari igihe tuzakubitana imondi hetse. Ubusa nari wigeze wumva nari nigunze. Ngiye nigeze ngusenyera umugabo wawe harya ngo umugabo wawe yitwaga nde? Byiringiro se naramutwaye. Sizo kamera nkaba ntegereje ibyumweru bibiri bikaba bisize ikwezi kukaba kwikubisemo ati ubutumwa naguna haye Brazil aho yarabuguhaye ntiyashiraho kamera bimeze gute. Urumva n'abatanze ubutumwa ngo yashaka ko bazawumuhera kuri kamera. Umva ibi bintu ntiyampa ati mbwira ko ikarita igiye gushira ntiyampaye 2020 kuri telefone ina message ndayifite ntiyarongera ejo nyine kuwa mbere kuko yaramamagaye kuwa kabiri nta 40,000 arikanga ati yagomba 60,000 ntiyatariko mana we ati mfite ikibazo cy'umuvuduko rero ati nongo Brazil uramunsi mwaranakoranye aho tubwiye ubona ko ibi bintu ari byo bishoboka. Ntabwo ndi burye ku ruhande cyane rwa Brazil cyangwa njye ku rwa Pesa ariko buriya ari ibintu tukwiye gushyira ku mucyo ukurikije ibyo maze kumva ku ruhande rwanjye ndabivuga ntange umukozi Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza. Nkuko mubona rero kuri kamera zacu twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mutumishe? Ndabashimiye muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Turashima Imana. Yego turabibona. Uwiteka araturinze. Amen. Kandi turashimira ko twongeye kugaruka tugahura tutishwe n'ibyaha. Urakoze cyane. Hanyuma nkuko mubibona rero uyu turi kumwe ni Ferdinand Uwimpaye abantu bamaze kukumenyera ahangaha ko Imana irahari TV. Reka ngusaba kugira ngo usenge Imana kuko twe ntitujye dukora ikiganiro kirekire turi ducunguza uburyo mwete. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ivuga, uri rubasha ntawera nkawe, nukuri niwe twabonye ko tugirira imbabazi nyinshi kuko turabizi ko ari we waturemye. Nukuri ubufasha bwawe tuba tubukeneye buri saha kuko uri Imana ishobora byose. Ndakwinginze data wa twese mbere na mbere yuko ngira ikintu mvuga nuko mbaje kugushimira ko umpaye imbaraga zo kuza hano ku Imana irahari imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo mvuge icyo untumye. Nyaguhora ku ngoma ngaho bana nanjye mu kiganiro abari wowe unyobora simvuge ntabwirijwe nawe nk'ubwenge mu mutwe wanjye unyobore ndaguhora ku ngoma. Yesu Kristo mwami w'abami ndasenze kugira ngo Mwuka wera ganze iki kiganiro, ndasenze kugira ngo Mwuka wera angote kandi data ubuntu bwawe n'imbaraga byose bikomeze kubana nanjye. Abamarayika bo mu ijuru bamanuke bagota ahantu kandi Uwiteka mwami Imana nyiringabo data wa twese mwiza nsengeye n'abazadukurikira bose mbasabiye umugisha, mbasabiye kurengerwa, ufite ibibazo umukize, ufite intambara uzimurwanirire nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo tukiri mwishe dufashe igihe mu ntamba. Izi ntambara nta wundi waziturwanira atari wowe mwami, nta wundi wadushoboza kuzinesha atari wowe data. Twarakwiringiye ngo urengera abantu abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi ko nta ndwara n'imwe utakiza, ndabizi ko nta ndwara ikunanira. Ndasenze muri aka kanya kugira ngo Mwuka wawe wera agende akora ku bantu bakire imitima. Hari abafite ibikomere mu mitima bakomerekejwe n'abagenzi banjye, hari nabo bagiye bakomeretswa n'abantu basanzwe. Ndagira ngo Uwiteka mwami Imana nyiringabo womora ibikomere
ibikomere by'abantu. Ijambo rye rivuga ngo tubwirane ibyururutse imitima, ni ukuri tubabwire ibyururutse imitima, ariko Uwiteka reka wimanukire nk'uko ujya umanuka ugakora ibitangaza. Urakoze Gitare, urakoze kuri Rubasha, muganza kandi utegeke. Mana reka nkubere mu mikoro wombokeremo, reka nkubere kuri cyombo wombokeremo. Mana ishobora byose, ubwenge bwanjye ntibukoreye ahubwo hakora ubwenge bwo mu ijuru. Muganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Ferdinand, iyo witegereje ukareba abakozi b'Imana bo muri iki kinyejana cyanyu, ukareba imyitwarire y'abakozi b'Imana, mu by'ukuri urabona ihuriye he cyangwa se itaniye he n'imyitwarire y'abakozi b'Imana ba kera, cyane cyane abo dusoma muri Bibiliya? Abakera hari uburyo bari bazimo Imana, hari uburyo bari bazimo Imana itari nk'iya .com. Imana ya .com niyo abavuga butumwa muri no minsi bari kugenderamo, ugasanga ni umuhanuzi ariko ashyize imbere ubuhanuzi, akumva ko kuba ari umuhanuzi biba abaye umuntu w'ikirenga wa dani. Noneho ya mavuta ye akamushuka, ya mavuta cyangwa bw'abahanuzi Imana yamuhaye bikamushuka, bigatuma asuzugura n'abantu. Kandi directly ukimara gusuzugura abantu umenye ko wasuzuguye Imana. Mwuka wera niki? Mwuka wera dufasha guca bugufi. Ntabwo ducira bugufi kubo turuta gusa, kuba turuta, ubwo duca bugufi ku bantu bose. Rero abavuga ubutumwa cyangwa abakozi Imana b'ikigihe y'Umwuka wera abaje bumva ari abantu b'ikirenga, akenshi bumva ko hari abaruta n'abandi bayobozi bafite amatitire, cyangwa ko umuntu ari pastor ngo kuba adahanura ngo akamuca amaso. Ntabwo rero nabagereranya n'abakera. Kera bari bazi Imana ko kuba Imana igutuyemo ugomba guca bugufi. Si bose b'iki gihe. Hari abantu batarapfuka, hari bitarapfukamira Bayali, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ariko abenshi nagiye mugerageza guhura nabo, nabo tubona nawe ubona nuko bazamuye ibiciro, aho ugera ku rwego umuntu aguhamagara ngo wansengeye bakaguca 5 miliyoni. Ibaze muri iki gihugu ninde muntu uzi ukorera 5 miliyoni ku munsi umwe? Yakoresheje umunwa gusa. Ariko abakozi b'Imana bamwe bo barashaka kuyakorera umunsi umwe. Kugusengera gusa cyangwa akakubwira ati ndakugira ikanyari, akaba yakugira ikanyari kuri 5 miliyoni. No, reka turebe nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo kintu yakivuzeho. Yavuze ati rero ibi bintu ntabwo ari iyobokamana. Ati kuko umuntu wese ugiye ugana aba bitwa ko ari abakozi b'Imana agenda na ducya twaye bakatumwaka. Mbese ikigaragara, kandi ni twakunze kubivuga cyane, twakunze kubivuga tuvuga duti aya madini ahera mu gitondo yitangisha amafaranga akageza nimugoroba, aba bantu amafaranga bayakura byabaye ibimina. Yesu ubwo na oya nibe n'ikimina. Ikimina iyo uhaye umuntu, urumva iyo uhaye umuntu ejo nawe araguha. Urumva ikimina ukuntu gikora? Iyo uhaye umuntu ejo nawe araguha. Cyangwa se mugateranya hamwe igihe kikazagera mukagabanya. Ariko muri kuzana amafaranga buri munsi utazasubizwa, ayo mafaranga mutazayasubizwa. Nigeze nkora ikiganiro mvuga nti nimba urusengero rwubatse ibitaro, abandi bantu bo hanze bakaza kubyivurizamo bakabaca amafaranga ari ku rugero runaka, ni gute n'umukristo wakuze wavukiye mu itorero atanga icya 10, atanga amaturo, gute bamuca amafaranga bingana, atanga ibishimo bamwitangisha, barangiza bakazamuca amafaranga yo kwivuza muri ibyo bitaro bingana naya wa wundi utarigeze aba muri iryo dini? Ugasanga rero harimo ibintu bisa no kwikubira. Wowe iyi nkuru ukimara kubyumva, ukimara kumva ko ari ibintu bigomba kujyamo imbaraga, ukimara kumva ko ari ibintu leta igomba no gushyiramo imisoro, kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ngo mu gihe bitarajya no ku murongo neza turashyiraho itegeko bajye basora, ubwo ayo bibye tuyagabana. Urumva yubaka igihugu mu gihe cyose. Urumva no kugira ngo bajye basora ya mafaranga bitangisha n'ubundi asubire kuri babandi, kuko urumva umusoro ukora ibikorwa remezo. Nyine abapasiteri ngewe sinzi icyo batekereza, sinzi n'icyo batekereje kubona ushoboye kumarana idini imyaka 10, 20, 50, nta n'umuhanda urubaka abakirisitu bawe bajye bawunyuramo
akantu uvuze bitatseka naba ngiye kwinjira muri topike cyane ahubwo reka kubwira aka kantu yego hajya bazana IBM mu rusengero IBM utuye IBM kugira ngo leta imenye uhatuye angahe kubera ko niba kuko mu rusengero niho huzuye ibisambo byinshi abapasiteri babaye ibisambo nta umukene arakena ntibamenye ko ntibamumenye uhura n'ibibazo iwawe intambara cyangwa wagize ibyago kugira ngo urusengero ruzagutwerere bikaba ibibazo kugera ku rwego ukoresha ubukwe ukaba wabaka sare yo mu rusengero rwakorera ubukwe bakaguca 1,100 cyangwa bakaguca amafaranga narumiwe cyane ngiye nkora ubukwe ahantu ku rusengero hamwe mburaho amafaranga 50,000 ariko bararufunze urumva Imana se ni gute abantu batifuza no gukorera umugisha ku bantu badafite umutima wo guca bugufi ni kubera iki Imana yabagirira impuhwe bo ni ukuvuga ngo Imana yo ifite iri mu kazi reka twikomereze twigire mu kiganiro cyatuzanye ejo bundi hacaracaye inkuru y'umukozi w'Imana witwa Penina ashinja Plaisir kumurya amafaranga si ubwa mbere twumvise abantu bashinja Plaisir kubarya amafaranga ibyo Yesu ni umugore w'ibyo Yesu ni ku murongo umugore wa Silas yigeze abivugaho ibyo bintu abantu bagakomeza kumushyira mu majwi cyane ariko ndagira ngo nkawe nk'umukozi w'Imana turebe koko ariko ubundi ibi bintu nibyo cyangwa ibi bintu sibyo utararenga Plaisir we ndamuzi Penina nawe nta bintu byinshi muzi ariko Plaisir we si muzi cyane ariko muzi ho gace gato ntacyo ariko ntumuvugire ntabwo muvuga mbere yo kuvuga reka mbanze ngushyiriremo ibirego aregwa sibyo basizeho kamera nkaba ntegereje ibyumweru 2 bikaba bisize kwezi kukaba kwikubisemo ati ubutumwa nahaye Plaisir aho yarabuguhaye ntiyashiraho kamera bimeze gute urumva n'uwatanze ubutumwa ngo yashaka ko bazawumuhera kuri kamera wumva ibi bintu ati mbwira ko ikarita igiye gushira ntiyampaye 20,000 kuri telefone ina message ndayifite ntiyarongera ejo nyine ku wa mbere kuko yaramamagaye ku wa kabiri nta 40,000 arikanga ati yagomba 60,000 ntiyatariko mana we ati mfite ikibazo cy'umuvuduko rero ati ndumva nongeye kuremba ati se abantu ubu babaye gute ndisi n'ikima ati reka nzengura kandi kari kamushiriye nuko arambwira ati rero ati nahaye Plaisir amafaranga angana na 4 miliyoni nyamuha ari ukugira ngo nkaba kundi kera abantu birukaga ku mazi ntunguro babatambira ibyabaye kuki yamuhaye afite nimero y'uyu ibi bintu byumve neza ukanoteho urumva mu nyuma nibwo avuganye nawe amubwira ko yohereje amafaranga arambwira nkumva ngo ibyumvikana byo yarasanganywe nimero ye ntabwo ngo waje ku ma YouTube utegereje yuko ubufasha uzabona kuri twere ari Plaisir ubimbwira nabi ari nawe wampamagaye bashaka kwitabibaza kuri gushaka umusebya kubera ndi imbere uwo ni umunyamakuru uri kuvuga ati abantu bashobora kwibaza ko ushaka kumusebya akazi kandi Bibiliya yaravuze ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana amuciriye urubanza igisubizo cy'ikibazo cy'abantu dushobora kuba turebera inyuma tukabona bakijijwe kandi imbere ari amasegaryana reka yenda turekera aho ngaho ndagira numvisha abantu bacu ntabwo dukora inkuru tudafiteho amakuru cyangwa se tudafite intangiriro yayo muri iyo audio nkumvishije y'umukozi w'Imana Penina ibyo ari kuvugira kuri YouTube ndagira ngo wabyumvise neza wubwe aravuga ati Plaisir ngo wamuhereje amafaranga aramamagara avuga ngo kubera iki batari bashyiraho kamera bari kuguha amafaranga undi ati bampaye 20,000 byonyine undi ati reka danohereje miliyoni nimba ari enye urumva ikiganiro ndaza kugikurikirana neza ariko ni miliyoni ziri hejuru y'eshatu sibyo noneho ashoreje kugira ngo rivuga ngo hari igihe tubona abantu tukagira ngo n'abamarayika tukagira ngo ni bazima kandi imbere tukagira ngo n'abera kandi imbere ari amasega ryayo ibi bintu birimo ukuri ndagira ngo mpere kuri Plaisir twahuye rimwe nanjye ndi mu bantu bakoreye ikiganiro kuri Zaburishya ariko ntugire uruhande uza kubogamira ni impande zose ndazivugaho ndavuga kuri Plaisir mvuge no kuri uyu Penina mfite indi audio ngiye kukumvisha ya Penina uwo Penina ibyo akora uyu munsi nanjye nuko Plaisir uramunsi mwaranakoranye aho tubwiye ubona ko ibi bintu ari byo bishoboka
ntabwo ndi bujye ku ruhande cyane rwa Priscilla cyangwa ujye ku rwa Penina ariko buriya ari ibintu dukwiye gushyiraho umucyo ukurikije ibyo umaze kumva ku ruhande rwanjye ndabivuga nkanjye umukozi w'Imana. Yego. Penina ntabwo niba ashaka ko arenganurwa ntabwo ari ibintu byo kuzana mu itangazamakuru kuko niba uyu mu diaspora cyangwa niba ari n'umunyarwanda simbizi ibyo byose ni mu diaspora nta muntu wakoreza miliyoni enye atari umuki na diaspora. Ni ukubera iki yarafite nimero ye ntayamushyirireho we ntabwo amafaranga yemerewe kunyura kuri konti yiwe kuki atamuhamagaye bamubaze konti niba adafite smartphone kuko bayashyira kuri nimero yawe ariko nimero arayifite kuko urumva no mu nyuma baravugana ni ikintu rero navuga niba iyo Western Union cyangwa World Limit bohereje amafaranga basigarana nuza message cyangwa screenshot n'ubu ngubu umuntu wanyoreje amafaranga nko mu mezi 2 ashize nagenda nkajyaho bakayima bayima rero yagakwiye gufata ibyo bimenyetso bya miliyoni enye kuko niba uwo muntu ariko yamubwiye akabijyana kuri RIB akarega Priscilla mu buryo buri kiriya ariko kuza hano byamaze guta agaciro kuko watangiye Priscilla ashatse yajya gukoreka kuri kumusebya uri muri amusebya nta n'ibimenyetso ufite kuko iza kugira ibimenyetso ari kujya mu nkiko ukarega ariko se koko umuco wenda reka tuvuge ngo abakozi b'Imana ngo ni ukubera iki turi kwishyira ku karubanda hano kuri YouTube ibi ntabwo byari bikwiye niba ikintu ari cyo mu nzu y'Imana kizane mu nzu y'Imana uyu ni umuvuga butumwa kuko ahantu navugiye ubutumwa ntabwo nagakwiye kuhazana ibintu byari byo byose niba ari ahantu ukeneye ibintu utarenganurwamo n'Imana nyine reka turebe nimba koko ari umukozi w'Imana araje aravuze ati ni ukubona abantu mukagira ngo ni bazima bigize intama kandi imbere ari amasega aryana sibyo Priscilla nkawe nk'umuntu wabanye nawe waganiriye nawe mwakoranye ibiganiro mu by'ukuri ibyo bamushinja ni ukuri baramushinja kuvuga ngo ibintu by'abagore ibintu byo gusenya ingo twagiye tubyumva byagiye bitambuka none uyu nguyu nawe aje amushinja kurya amafaranga. Ikibazo rero Priscilla hana barushiriza ubwenge nuko muvuga ngo ngo bamushinza abagore ntaho muramufatira aryamanye n'abagore nta muntu uramufata rero ibyo utarabonesha umwuka niba koko mwuka atakubwira ngo Priscilla arasamana afite abagore cyangwa ukaba utaramufashe nta bimenyetso nta kimenyetso cy'umubiri ufite nta n'icyo ikindi kibazo nshaka kukubaza ubundi Penina ntafatwa nk'umuhanuzi none se nimba ari umuhanuzi ariko mujye mureka abantu bageze mu bihe byo kwirirwa basakuza ngiki ahubwo mbona bitwa ko ari abahanuzi abapagani bari kubarusha ubwenge nimba uri umuhanuzi Imana ikakwibuka igakoresha umuntu akohereza amafaranga ukazamenya ko amafaranga yoherejwe ari uko yariwe urahanura ntayere kugira ntayerekwa warahumye ahubwo warasinzire ahubwo noneho reka ibyaha bya bitwa ko ari abakozi b'Imana bijye byajya ku karubanda bikorerwa mu cyumba bikorerwa mu gikari bikamubwira akakana niba koko kandi Priscilla nawe niba amafaranga yarayariye nawe amenye ko nta byahishwe bitazagaragara bizagaragara zajya mu nkiko ariko nkurikije audio tumaze kumva ya Penina ndabwo urugero yewe navuye gukora ikiganiro ntabwo nahamya ko Priscilla yavuye gukora ikiganiro kwa Priscilla yesi batsinda umuntu yahise amamagara ko Priscilla akubwira ati mpa nimero urumva utanga nimero shyiraho nimero uzivuge urumva kandi ntabyo nari musabye kuzishyiraho hariya shyiraho nageze batsinda umuntu yamaze kunyoreza 5 tayari ngo ngende ugura ibirayi urumva ibyo 5 niba koko umuntu yarafashe naratanze nimero zanjye nkazitanga mu kiganiro ariko se ndukira aho ngaho Priscilla mwabanye igihe kingana iki Priscilla twakoranye ikiganiro kimwe pe singiye kukubeshya ariko uko namubonye uko twahuye urumva ngiye kubyanjye ntabwo yigeze andya niba yarandiye koko urumva nta kibazo ararya se ubundi amafaranga batacishije kuri nimero yanjye najya kuyamubaza kubera iki uwo muntu kuki atagize iyerekwa koko niba Imana yari yayangeneye kuki atanyuze kuri njyewe niba utinyuka gucisha amafaranga
n'urugero nk'ubu mfite ikibazo cya kamera na mashini umuntu wo kumana arahari ahubwo abantu bakwibuke nyabuneka abantu banyibuke mfite ikibazo cya kamera na mashini tutamuzana nimero yawe rega abantu bagishaka gukorera Imana barahari nimero yanjye ni 07889773 wifuza kumfasha mfite channel cisha ijambo ry'Imana yitwa Ferdinand TV Show Gospel icisha ijambo ry'Imana nta kamera nta mashini wifuza rero kumfasha wamfasha reka twigarukire mu byatuzinduye ibintu byatuzinduye ni ibiki no gushyira ukuri ahagaragara aba bakozi b'Imana tumaze kurenga urugero mbivuge neza mu kiganiro twakoranye kibanza abantu baravuze ngo nukubera iki turi kuvuga abantu twavuze Imana ariko igihe kirageze ngo tuze tuvuga ijambo ry'Imana ariko tunakebura tunacyaha kuko nanjye hari baza kumvugaho urumva ntabwo ndi gushinja abantu ibyaha kandi mwene so nagira ikibazo ngo ugira ute ubabazwa nuko yagize ikibazo ntabwo nje ahangaha kugira ute ntabwo turi kuvuga abantu ahubwo twebwe turi gushyira ukurahagaragara noneho n'uyu penina bavuga wiri gushinja Plaisir amagambo ameze utyo akanamuvuga gutyo sibyo reka ngiye nkumvishe penina amagambo yaganiriye n'umugore yatwariye umugabo ntibamwemera nk'umuhanuzi se none se sibo baba babyivugiye ahubwo tujya kubikura iwabo reka noneho wumve uzanyemeza gute ndakwereka ikintu kimwe ubundi ukakigarura mu kibuno kakaza urumva ibintu byo gukora mu kibuno ngo ni shitani ngo ni gitamisi kandi yagiye kuri kamera avuga ko ari umuhanuzi akanarira ngo azamutoraguza iki amashashi wabyumvise uyu nguyu byitwa ko ari umupagani ari kwivugira atuje yamutwariye umugabo none ari no kumukina ku mubyimba bazakubitana imondi ihetse iki nawe ngo urugo rwe rwarasenyutse ahita ajya kwiba undi mugabo rero ngaho noneho mbwira shingira kuri ibyo bintu ni igihe penina yari umukozi w'Imana cyangwa yari atarakira oya n'ejo bundi ari umukozi w'Imana abantu bakenera kwireba bajye ku Mpanuro TV barayisangaho nyuma y'uko avuye kwa Plaisir urumva Imana iturengere niba koko turi ku rwego nk'uru urwego rwo kwifata akanwa kavugiye Imana akaba ariko kanwa kavuga n'ibibi ntabwo turi ntabwo kandi kakavuga bya bibi byo mu rwego rwo hejuru no umve ijambo ribi ngewe ngo ndiki ndigitamisi ngo ndi shitani ngo ndigitamisi umuntu avuye ku rwego rwo kwita umukozi w'Imana ahita yiyita iki shitani gitamisi n'umumba turura kandi wica nurangiza uvuye ngo nzagutoraguza amashami none ari kuvuga ngo Plaisir ngo niwe wihishe mu bantu ngo agaragaza ngo isura nziza ngo kandi ari muto none tuvugishije ukuri bakunzi bacu mudukurikiye mukurikije ibintu mumaze kumva ngaho namwe mujye muri comment mutubwire ese birakwiye ku mukozi w'Imana nimba ushobora kujya mu rusengero ukavuga ngo ndi umukozi w'Imana ndi umuhanuzi ariko inyuma umaze gusohoka mu rusengero uri kubwira abantu kuri shitani uri gitamisi ndetse ngo nimunahura ngo muzahura ngo mutoraguza amashashi ntabwo ngingwe ihetse ngo nimbaga imondi ihetse yewe uko mbyumva nk'abakozi b'Imana tujye twitonda mu byo tuvuga no mu byo dukora cyane cyane aho dutuye urumva narabivuze ubwashize ntabwo bikwiriye ko abapagani aribo abantu batajya mu rusengero bagakwiye kuza aribo baduhugura ndaguha urugero njya mbivuga nuko ari jihadi ntazi niba ari n'umukino uwo ari we wese aza agahugura umupasitori cyangwa umukristo nyine tekereza jihadi ni umusilamu sibyo ngewe ntabwo munsi ariko mubona kuri ariko ibintu avuga wumva ari ibintu bifite power birimo n'ukuri mwitegereze neza murebe muraza gusanga akaga k'ifungwa ry'insengero tugakururira n'abita abahanuzi kandi atari muririmbye yararembye n'abayembaye baduteza abita abakozi b'Imana kandi atari nitwe rwose nanjye
ndimo ariko ntabwo ngishyigikiye. Twahereye kenshi turirira Imana, turaba Mana arengera abakozi b'Imana, Mana tabara abakozi b'Imana, ariko tugeze ku rwego tubakara akabarore. Izina byitwa umukozi w'Imana ryajeho icyasha. Yego. Penina wo kabyarawe, niba Priscilla yakuriye amafaranga yawe, ubundi ibi bintu twagakwiye kubikora, nawe ubundi twagakwiye kwisuzuma. Ubutumwa bwiza mbwiriza nkabanza nkabwibwiriza, nere kujya kubwira abandi kwishimira kwamamara. Ikibazo dufite nuko abantu bari kwishimira kuza kwamamara hano kuri YouTube, tukishimira kwamamara, bamvuge ukamamara no mu kibi, ukagera ku rwego ukreate content cyangwa ukreate ikintu kiri bukuvugwaho, urugero njye urugero muvandimwe, ukabura umuvuga utumwe kwifata ukatwika intebe zawe ngo kugira ngo abantu ngo bahite bamvugaho cyane. N'abadiaspora batanga amafaranga ubona no byasubiye, ukagera ku rundi rwego. Umva n'ikindi kintu muravuga, kujya ku rwego uvuga ko umugore wawe ngo mwatandukanye, ngo kacitse ngo noneho utekereze. Penina mu buhamya bwe avuga ko yaryamanaga n'abagabo 10 icyarimwe, arangije yiba umugabo umwe. Urabyumva neza? Kandi amwibye yaramaze gukizwa, kandi imbere yavuga ko atarakizwa yahazwaga n'abagabo 10 icyarimwe. Ahubwo dukenye none amaze gukizwa atwaye n'ubundi undi mugabo. Ahubwo ababyeyi bagore mufite abagabo muwabere maso cyane, kuko abo bantu bazababeshya ngo barabahanurira. N'ejo bundi byarabaye, abantu bazabeshya ngo barabahanurira. Mama Ntuza, uyu mubyeyi wano w'igasanze wari ufite icyuma cy'amasengesho Gasanze Grace, nawe arimo aratwara umugabo w'abandi. Amakuru mfite nuko yewe keretse atagukunze Kagarase nagiye sinzi banga burindi. Amakuru mfite nyakubwira nuko abakozi b'Imana ba hano kuri YouTube benshi nka 80% bafite imiti. Niyo mpamvu urumva umuntu aza agakoresha ya miti akaryohereza umugore wa cyangwa umugabo wawe mu buriri, umugabo ahita kuzinuka kubera ya miti yamuhaye. Abantu rero Mwuka Wera yongera akore ku bantu, dusengera ingo zacu. Urumva hari abantu bari kuza baharabika abandi kuri YouTube, bahagarika abandi hano kuri YouTube. Ndababwiza ukuri, ibintu byo guharabikana ntago ari cyo gihe cyo guharabikana, ni igihe ahubwo cyo guhuriza hamwe tugasenga Imana. Ntabwo ari igihe cyo gucikamo ibice ngo ngaye runaka ngo Penina. Nubwo ibyo byose byabaye, nubwo izo ntambara zabaye, nubwo uvuru kuba ngo Priscilla ibyo bireke. Imana yo kabyara niyo yagakwiye kukuburanira, Imana yo kabyara niyo yagakwiye kugira ute kugarura ibyawe. Ariko ukoze ikosa rimeze gutya, uje kwihabisi ibivugira ubutumwa, ngwino wivugira ubutumwa, vuga ubutumwa, kandi ubwo butumwa uvuga buguhindure, bubanze buguhindure, ubone guhindura abandi. Urugero, niba nje nkacyaha abandi, ejo nanjye bakamfatira ahantu bakavuga ngo natwaye umugore w'abandi, nanjye nzaba mfite ikibazo gikomeye. Ni gute abantu benshi bararirimbira kuri icyo kintu, ukaririmbira kuba watwaye umugore w'abandi, ugahanurira kuba uri umugore w'abandi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga yabaga Mwuka Wera naza, haleluya, ngo azababera iki? Umuyobozi. Ntabwo Mwuka Wera yakubera umuyobozi. None uyu Mwuka Wera umuntu yuzura yatwaye umugabo w'abandi, umwuka wera umuntu yuzura afite ibitutsi bingana gutya, ni umwuka we, ahubwo ni umwuka mubi. Ndaje vuga ko sinivuga butumwa mukorogo nivuga amafuta. Reka mubwire uyu mwuka ukukora. Uyu mwuka ni umwuka w'abarangi. Iyo ufite umwuka w'abarangi n'abacwezi, iramyuka wuzura imyuka. Urumva mu buryo ukavuga ngo urukuzura mwuka ukanahanura, ariko unasambana bigashoboka. Ariko nibishoboka ko umuntu ashaka kuzura mwuka wera, yarayatwaye umugabo wandi. Mwuka Wera kugira ngo amanuke arabanza akakwatuza. Umucyo n'umwijima ntibiba ntibiturana. Reka tukwakire utugeze ijambo ry'Imana. Yego bavandimwe bacu, ntabwo dushobora kwicara ahangaha mu gihe nk'iki ngo tubure kuvuga ibitagenda neza. Niyo mpamvu tubiherekeresheje ijambo ry'Imana, turariha iminota mike ariko uryumve uryiteho. Yego murakoze. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Yaba niba twagukomerekeje wihangane, nta muntu dukomerekeje. Ntabwo navuye mu rugo nje niba Penina ashaka kugendana neza n'Imana, yego
koko nimba ibyo biri kunyagwa kugira ngo bigaruke nuko agenda neza akumvikana n'Imana. Ikindi cya kabiri, ibibazo byanyu biba byabereye mu rwiherero, si ngombwa kubizana ku karubanda, ahubwo Prezire yatinze kujya mu nkiko. Buretse gato ntaravuga ijambo ry'Imana, kambabwira iki kintu ngiye kongeramo. Ikintu wakoreye mu rwihisho ujya ukigomesha mu rwihisho, n'ibyaha wakoreye mu rwihisho ubyaturira mu rwihisho, ibyaha wakoreye ku karubanda ubyaturira ku karubanda. Ibintu bajye bamenya kubitandukanya. Imana ibagirire neza cyane. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice kimwe umurongo waho wa 14, kadusome mu izina rya Yesu. 14, mube nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nitwishushanye. Yego. Imana irera, irashaka ko natwe twera. Ubundi kirazira guhagarara mu mwanya wa Satani ugahagarara mu mwanya w'Imana. Kubura Imana ukabura na Satani ni ikibazo cyane. Ahubwo abantu mureke twerure, urumva, ariko si ibintu by'Imana kuki bashaka kubyihishamo. Ubundi ni ukubera iki? Kandi Imana itubwira ngo tube nk'abana bumvira. Bumvira umubyeyi. Umubyeyi w'abana basenga n'Imana Mana mwana n'umwuka wera bigatura muri twe, bigakorera muri twe. Ariko se bikoreremo, bigukoreremo kandi biza bigasangamo ubujura, bisangamo ubusambanyi, bisangamo ubwiyemezi, amacakubiri n'ishyari. Ishyari ni neza, abantu bagira amashyari. Twere kwishusha, harageze ngo abantu bahinduke. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo niba ari Imana dukorera mureke twerure tuyishyire ku karubanda, twamamaza Imana. Imana irashaka ko tuyamamaza, irashaka ko tuyivuga ibyiza, tuyivuga ibigwi. Murabona perezida wacu wa repubulika hari igihe iyo turi kuvuga ngo ni wowe arishima, n'Imana yo duteye haleluya, ati haleluya. Imana irishima nuko ikanezerwa. Mureka abakristo twongere twunga ubumwe, dushyire hamwe, tureke kuza gusebanya, tureke kuza gushwana, ahubwo dushyire hamwe twubake umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana uzatera imbere kubera twebwe. Umurimo w'Imana ntabwo uzatera imbere kubera pasiteri, uzatera imbere kubera twebwe. N'abantu bari kuri YouTube mwivuga ngo kuri YouTube ngo hararangiye. YouTube ntabwo yarangiye, nicyo gihe ahubwo cyo gukorera Imana. Abisiraheli bamaze kwambuka inyanja, bageze mu butayu bahuye n'intambara nyinshi, ariko barangije bahura n'ibyago byinshi, ariko bagerageza baravuga ngo ni ukuri, barasenga Imana, bakajya basenga Imana, Imana ikabagarukira, Imana ikongera igakora imirimo Imana yabakoreye ku nyanja, yakomeje no kuyikora mu butayu. Ibiryo byabuze bikaboneka, bashaka inyama bakazibona. Bageze noneho Baramu na Nuza babatega iki? Abatega abakobwa, hapfa abantu benshi. Ariko wa wundi witwa Feniyasi nibarinde arangira ngo ati kuri cumu ngo wa Nuza mu Midiyani. Imana irangije iravuga, iramwirahira, ni twagakwiye kuba nkuriya Feniyasi. Guhirimbanira Imana ntabwo ari ugushaka amafaranga bahanuzi, ntabwo ari ukwaka abantu amafaranga ngo basengere. Guhirimbanira Imana ntabwo ari ukwaka ibya 10 n'amaturo, ahubwo guhirimbanira Imana ni ukugira ute, ni uguca bugufi no kubaha buri muntu wese. Imana ibagirire neza cyane, murakoze. Yego, karibu nisengesha. Mana data twese uri mu ijuru, uri Imana ivuga, uri Imana ikora, nta wera nkawe. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubwo guhugura imuguro dutanze. Ndakwinginze ukomeze kutuzuza imbaraga zawe, ukomeze kutugota. Ngaho Imana irahari, komeza uyizamure mu mbaraga zawe. Mwuka wawe wera ahagume, n'abazadukurikira bose bambara imbaraga z'umutima, bakomeze gukorera Imana batariganyijwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze kuri Imana ibikoze, urakoze kuri Imana ije kurinda kandi ikabije guhesha icyubahiro umuntu wese wayinambyeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom abakunzi bacu, rero mwakoze kubana natwe, ikiganiro nakagaruka. Shalom.